nanjye mbashimira mwebwe mwese mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi. None tariki ya mbere Werurwe turazirikana Umutagatifu David. David yavutse mu mwaka wa 500 nyuma y'urupfu rwa Yezu, aza kuza kwitaba Imana mu mwaka 589 tariki ya mbere Werurwe. Turazirikana Mutagatifu Albinus. Albinus uzwi kandi ku izina rya Albin cyangwa Albin, yavutse mu kinyejana cya 6 mu Bufaransa bwa none. Yabaye umwepiskopi wa Angers ahagana mu mwaka wa 529 nyuma y'urupfu rwa Yezu. Albinus yibuka ubwitange yagize mu itorero n'imbaraga ze zo kuvugurura abapadiri no guteza imbere abihaye Imana. Yari azwiho kwicisha bugufi, gufasha no kubaha Imana. Mutagatifu Albinus yapfuye ku ya mbere Werurwe mu mwaka wa 550 nyuma y'urupfu rwa Yezu. Kandi nanone turazirikana Mutagatifu Antonine, uzwi kandi ku izina rya Saint Antonina cyangwa Antonia. Yavutse mu kinyejana cya 3 mu ntara ya Roma ya Pisidia, ubu ikaba iherereye muri Turukiya y'ubu. Yatanze ubuzima bwe gukorera abandi no gukwirakwiza inyigisho z'ubukristo. Antonine yabayeho mu gihe cyo gutotezwa gukabije kw'abakristo ku ngoma y'umwami w'abami w'Abaroma. Nubwo yari mu kaga, yakomeje kwizera kwe ku mugaragaro, atanga ubufasha ku bakristo batotezwa kandi ahindura benshi mu bukristo binyuze mu bikorwa by'impuhwe n'urukundo. Amaherezo yaje guhurwa Imana azira imyizerere ye, apfa azize iyicarubozo no gufungwa ku ya mbere Werurwe. Nubwo umwaka nyawo yapfiyeho utazwi, yubahwa cyane nk'umutagatifu mu itorero ya Gatolika ya Orthodox no mu Burasirazuba. Umunsi mukuru we wizihizwa ku ya mbere Werurwe, ariko by'umwihariko uyu munsi tukaba turi bugaruke kuri bimwe mu byaranze Mutagatifu David. Ushobora guhita wibaza, ese imibereho ya Mutagatifu David ni iyihe, cyangwa ubwitagatifuze bwe ni ubuhe? Reka mfate akaruhuko ngaruke mu kanya turebera hamwe bimwe mu byaranze Mutagatifu David ndetse n'ubwitagatifuze bwe. Muri kumwe na Dusenge Gilbert, naho mu kanya. Nkuko nari mbibabwiye, none tariki ya mbere Werurwe turazirikana Mutagatifu David. David azwi ku izina rya Dewi Santi, niwe mutagatifu wa Welisi wizihizwa ku ya mbere Werurwe. Yabaye umwepiskopi wa Welsh mu kinyejana cya 6 kandi yagize uruhare runini mu gukwirakwiza ubukristo muri Wales yose. Azwiho imibereho yo kwibabaza no kwicisha bugufi. Yashinze imidugudu myinshi y'abihaye Imana, harimo na monasteri izwi cyane Green Rose. Yishimiye gukora ibitangaza nko gukiza abarwayi no kuzura abapfuye. Igitangaza cye kizwi cyane bivugwa ko cyabaye mu giterane kinini cy'amadini igihe ubutaka munsi ye bwahagurukaga, bigatuma abantu bose bamubona kandi bakamwumva neza. Umunsi wa Mutagatifu David wibukijwe iminsi mikuru itandukanye yabereye muri Wales, harimo parade, ibitaramo ndetse no kwambara imyenda gakondo ya Welsh n'ibimenyetso nka daffodil na link. Kiliziya Gatolika rero ikaba izirikana Mutagatifu David tariki ya mbere Werurwe.
Mutagatifu Antonia, Albin, David, Mudusabire. Mbona no kwifuriza umunsi mwiza mwebwe mwese muzirikana umutagatifu David, Antonine, Albin, kandi namwe mwese mwari mudukurikiye bifurije kugira umunsi mwiza. Kandi namwe mwese mwitwa ba Albin, David, Antonia bifurije kugira umunsi mwiza w'abazina banyu batagatifu. Mwari kumwe na Dusenge Gilbert. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Nawe utaha.